ibintu bikomeje kugorana cyane. Murabona Mutesi uburyo ari gusunikiriza ibintu by'urukundo. Ese Mutesi murabona ataratwara Niyori Nyambo cyangwa Nyambo ari bufighting amusigarane? Ahangaha ni hatari kabisa. Gusa mwabonye ko Mutesi ari gukora igishoboka cyose kugira ngo atware Niyori amugire uwe. Ikindi kandi mwabonye yuko na Nyambo nawe urukundo ruri kwaka hagati ye na Niyori. Ku ruhande rwa Niyori mubona yuko Niyori akunda Nyambo. Ni irihe banga Mutesi agiye gukoresha kugira ngo atsindire Niyori? Ese ni iki Nyambo arakora kugira ngo akumane Niyori? Ko bari kumurwanira ari babiri biri bugende bite? Cyangwa no kwikinasha? Ubu kuko murabona yuko Mutesi ari bumutsindire. Wasanga nyine ariko akwikina, nyine ni kwa kundi nyine uba ushaka ikintu ariko ukagishaka mu buryo ubona budashobotse, ugashaka ikintu mu buryo utagishobora ariko ukishyiramo ka kanyabugabo ukavuga ati I'm going to fight until ngeze kuri iki kintu, I'm going to push and push until ngeze kuri iki ngiki. Ariko hakundi ishyiramo akanyabugabo gusa, kuko murabona hagati ya Nyambo na Niyori uburyo urukundo rwabo rumeze biragoye cyane kuvuga yuko hari undi muntu wahituza ngo arusenye. Ariko nanone birashoboka, ntago twabihakana, reka turebe. Ese Niyori aratsindirwa na Mutesi cyangwa aragumana na Nyambo? Ese kuri wowe wumva yaguma mu maboko ya Nyambo cyangwa mucike? Kuko murabona yuko Mutesi nawe ari seriye kandi yabikomeje. Niki kiraba kugira ngo rero umwe muri aba bakobwa babiri asigarane Niyori? Niki kiri bube? Ahubwo nanone se kuri uyu mwarimu wa Niyori, uyu mwarimu wa Niyori Mirire, ese Mirire we murabona nta kantu karimo mu by'ukuri? Ese ari gufightinga for nothing? Nimba ari gushaka ari amakuru, avuga ngo amakuru yose, icyo mwaganiriye, uko mwicaranye, icyo mwavuganye, ibyo mwavuze, uko mwabivuze, ikintu cyose mwakoze uzukimbwire. Urabona yuko biri ari ubusa se? Cyangwa ari impamvu nawe hari icyo ashaka kuri Niyori? Nimba amaze kumwodaringa amutegetse ko ibintu byose bazajya baganira, azajya yamubwira ibintu byose n'amabanga yose azajya yamubwira, murumva nta kantu karimo ho? Hano harimo akantu, ahubwo nuko Mirire aba yaranze kubibwira Niyori ngo amubwire yuko wenda hari icyo amushakaho cyangwa se yamukunze. Ariko byanze bikunze iyo ubirebye neza ubona yuko hano harimo akantu, naho uhita ubibona neza ko harimo akantu. Umuntu arakwigisha, agufasha kumenya imitomo muzabwira umukunzi wawe, ariko aranakubwiye ngo bya bindi byose muzajya muvugana ujye ubimbwira. Ibyo bintu nyine ni akantu karyana cyane. Ku ruhande rwa Kiramani rero na mama we urabona yuko bakomeje guhangayikishwa no gufata irembo, bakomeje guhangayikishwa na buno bukwe. Ese Queen na Kira bizagenda bite? Ubu bukwe bwabo murabona nta kidobyi izazamo, ubukwe buzaba burangire kuko iki kirori kibe abantu nko bari kuvuga bakomeye bose baze mw'iki gikwe, cyangwa se bizarangira nyine bipfuye hajemo kidobya? Amen kabisa. Ni ya film nziza It's Ibanga iri headed by Miss Nyambo Jessica, umwe mu bagitres ameze neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. It's a good film idufasha kwishima, idufasha kunezererwa cyane cyane iyo uyirebye, kuko ni filime irimo ikintu cy'inkundo cyane kandi irimo n'abagitres ndetse n'abagitres ameze neza cyane, babandi ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngusuhuze wowe ukunda The Mind First TV, ngusaba gukora subscribe nimutari wayikora, share, like, comment kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, urasirazuba, umujyi wa Kigali, abari hanze y'igihugu, mwese mukunda The Mind First TV, ndagira ngo mbanze mbasabe ikintu kimwe, kitu kimoja. Banza ukore subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane, kugira ngo dukomeze tubigendanemo neza cyane. Ubu ngubu rero ndakubwira ngo iyi ni ya filime y'ibihe byose yitwa Ibanga. Ibanga riri naha ni ibanga kirero, ni ibanga rishingiye ku rukundo. Ushobora kumva ibanga ukagira ngo nyine nirindi, ni ibanga akenshi rishingiye ku rukundo. Bimwe mu byo twatekerezaga tubonye noneho igisubizo cyabyo. Mwabonye yuko Nyambo ari inshuti nande na Yves mu by'ukuri ashobora kuba yaratinye kubwira Nyambo yuko amukunda, arakomeza arabimuhisha. Ari nayo mpamvu Nyambo ahora amubaza ese umukunzi wawe ari he? Yves akabihisha, akanga kubimubwira. Mubonye yuko Yves ahubwo ashobora kuba araseho umuntu uzajya ugenzura urukundo rwa Niyori na Nyambo kugira ngo aruhagarike, ahubwo bizarangire ari we bikundaniye. Mbega filime noneho igiye kuryoha, mbega filime irimo ibintu bigiye bitandukanye. Ibaze noneho nimba Yves ari gushaka Nyambo, Niyori akunda nde? Niyori akunda Nyambo. Niyori nawe akundwa na Mutesi. Murumva ukuntu iyi filime igiye irimo utuntu tw'uduhererekane. Ese murabona Mutesi azatsindira Niyori?
ese Mutesi azamutsindira mu yahe mayira, azabikora ate kugira ngo amugereho? Wowe udukurikiye nk'uko na The Manifest TV urabona Mutesi azagera ku izi ntego ze agatsindira Niyori, akagera ku ntego ze akavuga ati Niyori ndamutsindiye nk'uko namukunze birangiye mbaye inshuti nawe, Nyambo mukujeho. Ese ko twabonye uko Nyambo akunda Niyori na Niyori agakunda Nyambo, bizagenda bite kugira ngo Mutesi akuzemo Nyambo akundane na Niyori? Nimba Yves we ari gukunda Nyambo kandi Nyambo samukunda, Nyambo afite umukunzi we amufata nk'inshuti ye, bizagenda bite kugira ngo Yves atsindire Nyambo? Murabona mwe bizashoboka cyangwa Niyori bazabanza bamwegezeyo, cyangwa Niyori bazamugambanira kugira ngo akundane na Nyambo? Urabona Yves yarabitinye, atinye kuyivuga, atinya kubimubwira. Niba hari ikintu nyine ahishe yatinye kukivuga, yatinye kukibwira Nyambo kandi ni inshuti ye. Ibaze nyine ukuntu bizagenda, ibaze ukuntu nyine iyi filime izaba imeze. Izi nkundo z'abantu babiri zirashoboka, bose bari kurwanira Nyambo. Mutesi ari gushaka Niyori, Niyori ari gushaka Nyambo, Nyambo nawe arashaka Niyori, ariko Yves arashaka Nyambo. Mwe mutubwire inzira mubona Mutesi azabinyuzamo kugira ngo atsindire Niyori, ariko mutubwire nanone ese murabona byoroshye kuba Niyori yashwana na Nyambo cyangwa batandukana, mukurikije ukuntu urukundo rwabo rumeze, mukurikije uko mubabona? Ese murabona Yves nubwo ari inshuti ya Nyambo ashobora kumutsindira noneho Niyori akamukuzaho? Icyo ni ikintu mugomba kwibaza mukagisubiza muri comment. Gusa mubonye uko Nyambo mukuru we Jojo n'ubundi amuha uburenganzira noneho bwo gukundana na Niyori. Aramubwiye ati rero urabona naragufightinze ndwanya nyine urukundo rwawe na Niyori, mbere ntari nahura n'ibibazo, ariko kuri ubu ngubu bitewe nuko maze kwiheba, narihebye, ibintu byose byararangiye, wagira ngo ni bya bihano by'Imana biri kungeraho. Ese ni bya bihano by'Imana? Ni bya bihano Imana iri kungeza ivuga ati wakoze ibi, wakoze nabi, wagize nabi, nanjye nyine ibintu byo kubyara irabinyimye, inyimye urubyaro kubera nakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nakoze amabara, nkora amakosa. Niyo mpamvu guhera ubu Jojo yahise avuga ati ngiye kwaka imbabazi buri umwe wese nahemukiye. Ari nayo mpamvu abonye ko ahera kuri Nyambo amwaka imbabazi, ndetse amuha n'uburenganzira bwo gukomeza akikundanira na Niyori. Ni ukuvuga ngo mu minsi mike rero noneho mushobora kuzajya mubona noneho Niyori yinjira hariya, kuko Jojo ashobora no kumubwirira bofure we akamubwira ati rero ndabizi neza yuko urumuna wanjye nubwo ari hano afite umukunzi we nubwo utarubizi witwa Niyori, nubabona nibizakubabaze cyangwa ntuzabitereho komanteri, uzabareke bikundanire. Nyambo na Niyori urukundo rwabo rukazamuka rutyo. Niyori noneho wa mwarimu we akaba n'inshuti ye, akaba n'inshuti ya Nyambo, ubwo ndavuga Mirire. Biragenda bite noneho Nyambo nabimenya? Ku ruhande rwa Mirire no bigaragara yuko ashobora kuba akunda Niyori, kuko biragaragara yuko ari kujya amubwira ati ikintu cyose uzajya ukora uzajya umbwira, ikintu cyose uzajya uvugana na Nyambo uzajya umbwira. Ese uru rukundo Mirire najya amenya uko ruri kugenda, buri kimwe cyose uko biri kugenda, murabona atazabagambanira, hatazazamo ikintu cy'akagambane, urukundo rwa Niyori na Nyambo naho hakazamo ikibazo. Ese Mirire yabakunda nibura Niyori? Ese ntabwo haba harimo akantu k'urukundo nawe yaramukunze ahubwo yarabuze ukuntu abigenza? Akaba ariyo mpamvu harimo utwo tuntu tw'utubazo twose tumeze gutyo. Iyi filimi izaryoha kabisa. Ibaze Mirire ni inshuti ya Nyambo, Niyori nawe ni inshuti ya Nyambo, bombi Mirire, Nyambo na Niyori bose ni inshuti, ariko ntabwo Nyambo azi yuko Mirire avugana na Niyori. Ahangaha rero urukundo rwa Nyambo rurimo ibibazo we na Niyori, bitewe nuko Mirire hari impamvu byanze bikunze aba ari gushaka kumenya buri kimwe cyose uko biri kugenda hagati y'urukundo rwa Nyambo na Mirire. Hari impamvu nawe burashobora kuba hari ikintu nyine yatekereje avuga ati ibi bintu byanze bikunze ndabikurikirana, menye uko bimeze, menye aho biri kuva naho bigera, ndetse nawe ashobora kuba nakunda Niyori nk'uko twagiye tubivuga. Gusa na Mirire nyine nawe afite undi umukunda nka Varese, wabonye ko avuga ko amukunda, aravuga ati nta wundi muntu nkunda usibye uriya Mutesi, utazagira ikintu ukora ku mukunzi wanjye, kuko kumuvuga nabi ni ngewe uvuze nabi, kumukorera ikintu kibi ni ngewe waba ugikoreye, rero witware neza imbere y'umukunzi wanjye. Aha rero biragaragara yuko n'ubundi buri wese agiye afite umuntu, ariko nanone kuri Mama Kiramani, kuri Mama Kira nawe babonye ko Mama Kira na Kiramani bavugana ibintu byose. Ni ukuvuga ngo umumama n'umuhungu we nta kintu bahishanya, bavugana ukuri kose, ariko Papa Kira we biragaragara yuko ari gushaka gukwepa kino gikwe. Ese iki gikwe
kizagenda gite? Iki gikwe tugitegereze cyangwa se ntabwo iki gikwe mubona kizaba? Iki gikwe murabona nta bibazo birimo bitewe n'impungenge zirimo, gusa bari kubishaka kubigira ibya danje ngo batumire ngo bakire ngo abantu barenze, ngo bazashyiramo abantu barenze, biteguye nyine abantu ba karite babandi ba danje. Ariko se iki gikwe murabona nta bibazo bizakizamo? Ngewe iki gikwe kineye impungenge pe, iki gikwe kineye impungenge cya Kira na Queen. Sinyizabona kibaye, ariko cyanaba iki gikwe kizakirimo ibibazo. Ngewe ndeba ibintu nkabibona iki gikwe kizaba kirimo ibibazo. Reka nkushimire wabanye natwe, nkusaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Wowe udukunda banza ukore subscribe, share, like, comment, ubundi ibintu bigende neza cyane. Nge nari GMMG Justin Mind, ndabakunda cyane. Ciao ciao.